Nshuti mukunzi wacu turagushimiye ko wafashe umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ngo uhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasteur Desire, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe, reka ubane natwe uduhe ibihe byiza nk'uko wateguye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nagira ngo muri uyu mwanya tuganire ku masomo 9 twakwigira ku gitangaza cyo ku nyanja itukura. Mu rugendo tunyuramwo tujya mu masezerano y'Imana, dukunda guhura n'inzitizi, ariko ntabwo bikuraho umugambi w'Imana kuri twe. Abisirayeli nabo byababayeho ubwo bavaga muri Egiputa bahunze cyangwa se bavuye kwa Farao, bageze imbere bahura n'inyanja, hirya ku ruhande hari imisozi, bari hagati ntaho bari buhungire, icyo barebaga imbere byari urupfu, nta byiringiro byo kubaho. Mu by'ukuri hari hageze ko Imana yakora igitangaza. Kubw'imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Isumba byose bituma bambuka inyanja itukura. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuko yaravuze ko izabakura muri Egiputa, yabakuyeyo kubw'imbaraga zayo mu buryo bw'igitangaza. Izo mbaraga zakuye Abisirayeli muri Egiputa zikabambutsa inyanja itukura, ntabwo zabura gukora igitangaza ku buzima bwacu. Nagira ngo nkwibutse ko ubujyakuzimu bw'inyanja itukura ni metero 2,000. Aho hantu hari hakomeye, hagomba ko imbaraga z'Imana arizo zihagaragara. Nagira ngo muri ya masomo 9 tugiye kureba, turebe isomo rya mbere, Imana izi ibyo ikora. Kuba yarabakuye muri Egiputa, hanyuma ayo magambo mvuze yanditse mu Kuva 13:18. Nagira ngo mbabwire ko kuba yarabakuye muri Egiputa hanyuma ikabacisha ku nyanja itukura, hari indi nzira yari kubabereye ya bugufi, yabikoreye kuko izi icyo ikora. Imana izi ibyo ikora, ntabwo wayibaza ngo ibyo ukora ni iki, ni irica igakiza, ishira hejuru igacisha bugufi. Imana izi ibyo ikora, dukwiye kuyubahira ko izi ibyo ikora, hanyuma tukemera kugendana nayo. Imana izi ibyo iri gukora ku buzima bwawe, ukwiye kuyubahira kwizi ibyo ikora. Icya kabiri, Imana iyobora inzira tunyuramo. Kuva 13:21 haravuga ngo Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere mu nkingi y'igicu, ngo abayobore nijoro yabagendaga imbere mu nkingi y'umuriro, abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Imana ntabwo ijya itureka ngo tugende twenyine. Inkingi y'igicu n'umuriro byasimbuwe n'Umwuka Wera. Yesu yadusezeranije ko azatuyobora mu bushake bw'Imana. Dukwiye kumenya ko Imana ishobora kutuyobora muri iyi nzira. Yego iducisha mu nzira zigoye, zimwe na zimwe tutumva, ariko twabonye ko ijambere Imana ibizi icyo ikora, hanyuma Imana yemera kutuyobora. Irabizi ko kariya karere karashuha kugera kuri dogere 50 iyo hari ubushuhe. Niyo mpamvu ku manywa yababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica, kuko urugendo hari ubwo rwakomeza na nijoro ikababera inkingi y'umuriro kugira ngo urugendo rukomeze, ibamurikire kandi ibayobore. Umwuka Wera ashobora gukora ibyo byose muri iki gihe cyacu. Umwuka Wera aratuyobora, amenya. Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi nuko dukwiriye gusenga, ngo ahubwo ngo aradusengera akatunihira iminiho. Amenya ibyo dukeneye, akadufasha kugira ngo bigende neza. Hanyuma icya gatatu, nagira ngo mbabwire ko Imana ifite ububasha bwo guhindura imitima y'abami ku bwacu. Kuva 14:4 haravuga ngo nanjye nzanangira umutima wa Farao abakurikire, nziheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Imana ifite byose mu kiganza cyayo, ishobora guhindura ibintu byose n'imitima y'abakomeye ku bwacu. Kubwo urukundo Imana ikunda itorero, kubwo Imana ikunda abantu bayo, ishobora gukoresha inzego zose kugira ngo ubuzima bwawe bugubwe neza, ubuzima bwawe bugire amahoro. Hari ibyo Imana yagusezeranije kugira ngo ubigereho, ishobora no gukora ku mitima y'abakomeye kugira ngo ubuzima bwawe usubizwe bimwe mu byo Imana yagusezeranije. Izabigusubiza ikoresheje abantu, ukwiye kuyigirira icyizere. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura imitima y'abantu ku bwacu. Imana izagusubiza ikoresheje abantu, niyo mpamvu ukwiye kuyigirira icyizere ko ifite ubwo bushobozi. Icya kane, aho tutabona inzira, Imana yo ihabona inzira. Kuva 14:10 haravuga ngo Farao abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo,
baratinya cyane, Abisirayeli batakira Uwiteka. Nubwo wabona ibintu byarangiye, ariko umugambi w'Imana ubwikomeje, Imana irihariye mu gukora. Mu by'ukuri navuze ko bari ku nyanja itukura kandi batari bwirohe mu mazi. Hirya hari imisozi ya Sinayi miremire ifite ubutumburuke nk'ibirunga. Biragoye kumva ko bari bafite aho bari buhungire, ariko aho tutari bubone inzira, Imana iba ifite inzira. Bibiliya iravuga ngo marayika bagenda imbere yahise ahava ajya inyuma. Ku ruhande rw'Abisirayeli haboneka umucyo, ku ruhande rw'Abanyegiputa ngo hashira umwijima. Ngo barara ijoro ryose bakurura amafarashi, ngo akururika bigoye. Ngo Imana ibareba iri mu ijuru, ngo amapine y'amagare yabo aracomoka. Baravuga ngo tuve inyuma y'Abisirayeli, ngo kuko Imana igwanya Abanyegiputa ngo ikarengera Abisirayeli. Niba uri mu Mana neza, ukwiye kumenya ko aho tutareba inzira, Imana ishobora kwereka inzira kubw'imbaraga zayo n'ubuntu bwayo. Ntabwo dukwiye gutinya, ntabwo dukwiye guhungabana. Imana igira inzira nyinshi mu gukora aho tutareba inzira. Rimwe na rimwe iyo dusenga tuba ducira Imana inzira. Ubigenje utya ukoresheje runaka, reka ntange nk'urugero. Iyo umuntu agiye gukora ubukwe, atangira kubara abo basengana n'imodoka batwara n'ayo bazamuha, atazi ko umuntu ashobora gutwara imodoka kandi akenye, atazi ko umuntu ashobora kuba afite inzu abamwe ariko afite amadeni menshi n'ibindi byinshi. Dukwiye kurekera Imana niyo izi nzira ishobora kunyuramo mu kudutabara. Icya gatanu, ntabwo dukwiriye guhanga amaso cyane ibibazo, ahubwo dukwiriye kugirira Imana icyizere. Kuva 14 umurongo wa 14 haravuga ngo Uwiteka ari bubagwanirire namwe mwicecekere. Abisirayeli bari bafite ubwoba, nta cyizere bari bafite mu by'ukuri, ariko Imana ntabwo yabyitayeho. Yabasabye kuyubaha gusa, bagakora ibyo ishaka gusa. Ntidukwiriye guhanga amaso cyane ibibazo, ahubwo dukwiriye kugirira Imana icyizere. Nigeze numva indirimbo umuririmbyi yaririmbye ngo ntukabwire Imana ko ufite ibibazo, ngo ahubwo ujye ubwira ibibazo ko ufite Imana. Igihe Dawidi yagiye kurwana na Goliyati, yaravuze ngo unteye witwaje icumu, ariko njye nje kugutera mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Yabaye nk'ahadekarara intambara mu izina ry'Imana. Ntabwo dukwiye guhora duhanze amaso ibibazo. Wari uzi ko ibigeragezo hari ubwo ugera igihe ukabiramya? Waba ugiye nko gusenga wahumiriza ugahita ureba ibibazo byawe, ugasa nk'ureba filime, amasengesho akabura, ahubwo ukaramya ikigeragezo cyawe. Kura amaso ku bikugerageza, shira amaso ku Mana ikemura ibibazo. Imana izagutabara, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntiyagusiga wenyine, ntizagutererana. Ukwiye kwigirira icyizere. Hanyuma icya gatandatu, amasengesho ni ingenzi, arakora cyane mu gihe Imana iri gukora. Kuva 14 umurongo wa 15 aravuga ngo Uwiteka abaza Mose ngo ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hari igihe natwe twisanga mu gihe kimeze gutya, Imana ikatwereka umwanzuro mwiza twafata mu gihe gikwiriye. Imana ikatwereka ko ariyo dukwiye gukurikira, tugakurikira umwanzuro iduhaye aho gukurikira ibitekerezo byacu. Amasengesho rero ni ingenzi mu gihe Imana irimo irakora operasiyo yo kudutabara. Amasengesho ni ingenzi kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana, tumenye umwanzuro mwiza dukwiye gufata. Hari igihe iyo umuntu yageragejwe afata umwanzuro mubi wo kwiheba, agafata umwanzuro mubi wo akumva kwiyahura nibyo byiza, akumva ubuzima ntiburyoshe. Ariko gusenga bituma uyoborwa n'Imana, ikakuyobora inzira kugira ngo ufate umwanzuro ukwiriye. Icya karindwi, Imana ikora ibikomeye ariko ikenera mbere yuko tubanza kuyumvira. Kuva 14 umurongo wa 16 aravuga ngo nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Inyanja yarakamye kubwo gukora iby'Imana yari imubwiye gukora, banyuze ahumutse. Natwe dukwiriye kumvira Imana, tukanyura ahantu humutse, ntitunyure mu byondo, tukareka hakumuka, tukanyura ahumutse nk'uko Imana yavuze. Hari igihe umuntu Imana imutabara ariko akaba yarigwaniriye, akaba yaracitse intege, akaba yaravuze ibitavugwa, mbese ikazamutabara ariho ibyondo mu by'ukuri. Dukwiye gukora icyo Imana itubwiye, tukayumvira, tugategereza hakumuka, hanyuma tukambuka. Imana izabana natwe. Kuyumvira ni ikintu cy'ingenzi. Kumvira kuruta ibitambo. Kumvira Imana mu kigeragezo ni ikintu cy'ingenzi. Iyo wumviye uratabagwa, iyo wumviye urakira, iyo wumviye Imana ikugirira neza.
hanyuma ijambo munani, ntabwo turi twenyene, Imana iri hagati yacu n'ababisha bacu. Ntabwo turi twenyene, Imana iri hagati yacu n'ababisha bacu. Kuva 14 umurongo wa 19 aravuga ngo marayika w'Imana yabajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Dukwiye kugirira Imana icizere kuko Imana yohereza abamarayika bakaducungira umutekano kugira ngo abanzi batatugirira nabi. Ukurikije ibiguhiga uko bingana, ukurikije abatagukunda, ukurikije intambara zikugwanya, ukurikije abarozi, ukurikije imyuka mibi guhiga, ukurikije ibiguhiga uko bingana, Imana itagiye hagati yawe n'abanzi bawe kugira ngo ibambe amahema igutabare, bakumira bunguri. Ahubwo imbabazi z'Imana nizo zikubeshaho. Ukwiye kugirira Imana icizere kuko Imana ikuyoboye kandi ntizakunda ko abanzi bawe bakugira uko bashaka. Hanyuma icya 9, Imana yacu ni Imana y'ibitangaza. Kuva 14:31 Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Imana yakamije inyanja itukura, ubwoko bwayo burambuka, bwambukira ahumutse. Abanyegiputa barengerwa n'amazi. Iracahari mu buzima bwacu. Iyakoze ibyo iracakora ku buzima bwacu. Dukwiye kwigirira icizere, nta ciza na kimwe Imana izatwima. Ifite imigambi myiza ku buzima bwacu, dukwiye kwigirira icizere. Muri iki gihe gikomereye buri wese, muri iki gihe turi mu ishure, buri wese ariga ku giti cye, dukwiye kumenya ko imbaraga zakamije inyanja itukura, Abisirayeli bakambuka, zishobora kugira icyo zikora ku buzima bwacu. Birashoboka ko imbere yawe ureba ibihombo, ureba gukorwa n'isoni, ureba inzara, ureba umubabaro, ureba ibitagenda. Nagira ngo uhange amaso Uwiteka, ntazagusiga, ntazagutererana. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko azahora ibihe bidashira. Wirinde gufata imyanzuro itari myiza, wirinde icyaha, nicyo cyatuma Imana itagutabara. Ariko nuba hafi y'Imana ugakora ubushake bw'Imana, nta ciza na kimwe Imana izakwima. Iri kumwe nawe kugira ngo ikugirire neza, igutabare, ibane nawe muri byose. Imana iguha umugisha. Nagira ngo dusengane, hanyuma Imana izakora ibirenze ibyo dusaba. Data, mu izina rya Yesu tuguciriye bugufi, aho twatsinzwe tugakora ibyo utishimira, utubabarire, utwezesha amaraso yawe. Twemeye kuyoborwa nawe kuko uzicukora. Aho utunyuza biri mu mahitamo yawe, kandi uzica ushaka kutwigisha, n'icyo ushaka kwigisha isi y'uyu munsi. Uduhe gukomera nk'itorero, uduhe gukora ibyo dusabwa, buri wese umushoboze gukiranuka no gukora ubushake bwawe. Uduhe imitima ikumvira, ubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.